dusanzwe twigana ijambo ry'Imana kandi ukaba uriha agaciro wifuza ko ryaguhindura, nongeye kugushimira cyane. Muri uyu mwanya nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ikomeye cyane ivuga ngo umuntu udatewe ubwoba n'ihindagurika ry'ibihe. Umuntu udatewe ubwoba n'ihindagurika ry'ibihe. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uhereye kera kose ibihe byagombaga kutubera byiza, ariko bitewe n'uko Satani nawe yivanze mu bihe, buri munsi tubona guhindagurika kw'ibihe, rimwe bikatubera byiza ubundi bikatubera bibi. Kandi nkatwe abasore n'imperuka y'ibihe, ibihe biri imbere yacu biteje akaga cyane. Turagusaba ngo bane natwe, utwigishe isomo rikwiriye ryatuma tubana nawe ntiduhindurwe n'ibihe, kuko nawe utajya uhinduka. Reka umwuka wawe wera atuyobore mu ijambo ryawe, kugira ngo uduhe icyerekezo aho tugomba gushinga ibirenge, kugira ngo ubw'isi yahinduka, ibintu byose bigata icyerekezo, twubure amaso tukurebe wowe utajya uhindagurika, kugira ngo uduhe kudahindagurika. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti yanjye, iyo urebye ijambo ry'Imana ritubwira amagambo akomeye. Mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 3, umubwiriza Salomo wagiye wandika ibintu byinshi, wagize amahirwe yo guca mu bihe bitandukanye, yanditse amagambo n'uyu munsi wa none abantu bakibaza akababera nk'amarenga. Salomo yaranditse mu gice cya 3 umurongo wa mbere ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hariho igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, hariho igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, hariho igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarandura, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Urumva yuko ni ibintu bibiri, kimwe ni cyiza ikindi ni kibi. Reka mbibutse yuko mu migambi y'Imana hari uko ibihe bizatubera byiza, kuko ibintu byiza byose bikomoka mu biganza by'Imana. Ariko nk'uko musanzwe mubibona kandi mubizi kandi mubyizera kandi mubisoma mu byanditswe byera, Bibiliya igaragaza yuko ibibi bikomoka kuri Satani, ari umugome, ari n'umwicanyi, uhereye kera kose nta cyiza kimuvamo. Rero nshuti zanjye, mu gihe uyu munsi wa none bamwe barimo kuvuka bitewe n'icyaho kitugejeje, abandi baba binjiye mu gihe cyabo cyo gupfa. Mu gihe bamwe binjiye mu gihe cyo gukiza, abandi bo Satani bayashyize mu gihe cyo kwica. Mu gihe abantu bari mu gihe cyo kubaka, Satani abayongorera abandi kwinjira mu gihe cyo gusenya. Mu gihe hari abantu barimo kugira gute, barimo guseka, umunezero ari wose, haba hari abandi bapangira umuntu cyangwa bategurira umuntu kuzinjira mu bihe byo kurira. Mu gihe hari igihe cyo kubyina, abandi baba bari mu gihe cyo kuboroga. Mu gihe hari igihe cyo kujugunya amabuye, haba hari n'abandi Imana yashyize mu gihe cyo kuyarunda, mu magambo make kwegeranya. Igihe cyo guhoberana, abantu bakagirana isano, abantu bagaseka, abantu bakishimana. Icyo gihe hari igihe kiba, ariko Satani nawe ategura igihe cyo kutegerana. Mufate urugero nk'ibi bihe bya COVID turimo. Ese hari umuntu ugiha undi ikiganza? Hari umuntu ugihobera undi amwishimiye? Byanga byakunda mu mitima yacu ibitse ubwoba bitewe n'amategeko atandukanye ari ku isi, abantu birinda gutandukira. Niyo mpamvu mubona ubu muntu bugenda bushira mu bantu gake gake, n'ubundi ubu muntu bwari bwarashize mu bantu na mbere ya COVID bitewe n'imperuka turimo, ariko noneho COVID yarabihuhuye. Abantu benshi
bijya biba ngombwa yuko binjira mu gihe cyo gushaka, mu gihe abandi satani yabashyize mu gihe cyo kuzimiza. Hari igihe abantu bamwe Imana ibahamagarira kwinjira mu gihe cyo gutanga, ariko abandi satani akabinjiza mu gihe cyo kwimana. Hari igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda. Reka mbibutse inshuti zanjye, muri ino minsi abantu bakagombye kumenya icyo iri somo risobanura. Reka mbibutse yuko byanga byakunda gutabura no kudoda, yaba mu buzima busanzwe abantu benshi usanga barimo kuvuga bati ni ukudodadoda, ni ugupfundikanya. Ariko mbibutse yuko nanone mukwiye kwibuka neza yuko igihe Imana yataburaga umwenda ukingiriza hera na hera cyane, kugira ngo sisiteme z'Abayahudi zongere zisubireho, bongere bakomeze imihango yabo y'akarande bari baratojwe na ba sekuru, barongeye badoda uwo mwenda. Uyu munsi wa none twitonde cyane. Ijambo ry'Imana rivuga yuko hari igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Abantu benshi igihe cy'intambara kiza bacyita icy'amahoro, abandi nabo igihe cy'amahoro kikaza bacyita icy'intambara. Nyamara kubana n'Imana nibyo byatuma tumenya uburyo twakwitwara mu bihe nk'ibi ngibi. Ijambo ry'Imana rirakomeza muri Yohana 14:15 rikavuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Mwuka Wera Imana yamwohereje kugira ngo abane natwe mu bihe byose. Mu magambo make, igihe hazaba ku isi haharawe gusenya cyangwa haharawe kubaka, igihe hazaba haharawe kwica cyangwa gukiza, byanga byakunda abana b'Imana bagomba guhabwa Mwuka Wera kugira ngo badahindurwa n'ibihe. Muri ino minsi uganira n'umuntu ukamubwira uti se ko nta bantu gisuhuza, nta bantu ukishimira, byagenze gute? Akakubwira ati ibihe byatumye abantu bose bahinduka, nanjye nariye umwanda. Ariko nshuti zanjye, nta muntu w'Imana wakagombye kuvuga ko yariye umwanda, nta muntu w'Imana wakagombye kuvuga yuko yarakaye. Oya, Mwuka Wera bereho kugira ngo abane natwe ibihe byose, kugira ngo tugume tuba abantu b'Imana nubwo ibihe byaba bitugoye. Mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:1 Bibiliya iravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Bibiliya yasobanuye iki? Yaravuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Mu magambo make, ibihe bizaba birushya, ari nabyo bizatuma abantu baruha cyane. Muri ino minsi iyo urebye guturuka ku kana gato ukareba abakecuru n'abasaza n'abasore n'abagabo, abakire bo mu rwego rwo hejuru n'abakene babatindinya kujya, bose ubona bananiwe. Kubera iki? Turi mu minsi y'imperuka, haje ibihe birushya. Umuntu utabana n'Imana ngo imuruhure, ibizamuranga ni umunaniro. Ariko mubyibuke neza, Bibiliya iravuga ngo abaramya inyamaswa ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Mu magambo make, niyo mpamvu Imana idukangurira kuruhuka, kandi kuruhuka nyakuri turagukura muri Yesu Kristo. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11:24 Pawulo yavuze uburyo ibihe byagiye bimubera bibi, ariko asozereza ku kintu nifuza kusorezaho nawe. Icya mbere, ku murongo 24 Pawulo yaravuze ngo yagiye agerageza ibihe bitandukanye, uburyo byagiye bimururira, ariko nubwo ibihe byose byamururiraga, ibyo bihe bibi cyane yagiye acamo, ikintu gikomeye yabikurikiranagamo ni ukureba ikiganza cy'Imana niba kiri kumwe nawe muri ibyo bihe. Ibihe bitanu Abayuda bankubise inkoni 39, inkoni 39 zikarishye. Pawulo yarakubiswe. None uyu munsi wa none ugana n'umuntu akakubwira ngo narakubiswe. Wakubiswe iki? Abantu murimo muragana akakubwira ati ubuzima bwarancanze, ubu narakubiswe. Mutega amatwi mwumve ibihe Pawulo yaciyemo. Yakubiswe inkoni 39, izi inkoni barazigukubitaga zikazamukana n'inyama. Ikindi kandi murongo 25 ibihe bitatu nakubiswe inga. Igihe kimwe natewe amabuye. Murabyibuka ko Pawulo yigeze guterwa amabuye ndetse bagira ngo yapfuye. Ariko ikintu gitangaje nshuti zanjye, abantu babonye yapfuye baragenda baramureka. Ngo ariko igihe intumwa zazaga zikamuzenguruka, zikababazwa n'ibyo n'uburyo abaye, ngo Mwuka w'Imana yaramuzamuye amwongera akabaraga bitewe n'ubwuzu abonanye abo bantu intumwa zari zifite, ngo arazamuka yumva afite akabaraga. Nshuti zanjye, uyu munsi niba hari umuntu uzi wakubiswe, niba hari umuntu uzi ibihe byabereye nabi, umugabo, umugore, yaba uwatandukanye n'umugabo we, yaba uwatandukanye n'umugore, yaba uw'abana bamereye nabi, yaba uri mu manza wagiriwe nabi nabo yari yaragiriye neza, yaba uw'isi yaragezaho yagombaga kubaho neza, isi ikaba yaramwangiye, igihe kirageze ngo abantu nibamutera amabuye, abantu nibamuvuga bakamuciraho iteka, igihe kirageze ngo two kumuha rubanda. Ni igihe cyo kuzenguruka
kuzenguruka abana b'Imana kugira ngo bongere bazuke babe bazima. Kandi Pawulo yarakomeje aravuga ngo ibihe bitatu inkuge zaramenetse, naraye imuhengeri nirirwayo, ubwato bwamwambutsaga kugira ngo wenda ajye mu murimo, igihe cyarageze ubwato burameneka. Muri no minsi bishoboka yuko ivugabutumwa ryawe rishobora gusitara, bishoboka ko gusenga kwawe gushobora guhura n'ibibazo, bishobora ko ushobora kwinjira mu bwato bwawe bw'ubuzima bwawe, akazi cyangwa ikindi kintu urimo gupanga cyatuma ubaho neza, cyakwambutsa ukava mu bukene ukerekera mu buzima bwiza, ariko byageraho icyo kintu kikameneka. Mu magambo make, ibyo wari witeze ntaba ari byo bikubaho. Ntukwiye gucika intege. Nari mu ngendo kenshi mu kaga gatewe n'inzuzi, inzuzi zagiye zimwuzurana. Ese ubuzima bwawe wari wuzurirwa n'ibihe bigoranye? Ese inzira yawe yari yuzuramo ukabura uko wambuka? Birashoboka. Mu kaga gatewe n'abambuzi, Pawulo baramwambuye bituma abaho nk'umuntu w'umukene. Ushobora kuba warahombye iduka, ushobora kuba warahombye amafaranga, ushobora kuba mu buzima bwawe bugoranye hari abantu wagiye ugira ikintu uha, hari abo wahaye imyenda, hari abo wahaye ibyo kurya cyangwa ibindi bababaye, kandi ubita ngo murasengana, baraguhemukira. Abo ni abambuzi. Ibi bihe ukwiye kubicamo ariko ntuhinduke mubi. Mu kaga gatewe na bene wacu, Pawulo yageze aho bene wabo bamumerera nabi cyane, abavukana nawe. Wari wahagurukirwa n'umuryango bakakwita umurozi, cyangwa bakakwita umugome, cyangwa bose ntibagere iwawe, cyangwa bakakuvuga nabi bakavuga ko nta kintu bamariye kandi ari wowe wabafashije. Birashoboka rwose, ariko ibyo bihe urimo gucamo ntibikwiye gutuma uhinduka. Mu kaga gatewe n'abapagani, igihe cyarageze Satani abonye atashoboye kubabaza Pawulo aciye muri bene wabo, aciye mu bigeragezo bitandukanye. Satani yaciye mu bapagani, aho Pawulo ageze bakamurwanya, bakenda kumwica, bakamumerera nabi. Inshuti zanjye, nagira mbabwire ngo uyu munsi wa none abantu benshi nta bibazo bafitanye n'abapagani, kuko bararya akabenzi ukakarya, baranywa inzoga nawe ukazinywa, baravuga ibiganiro bipfuye nawe ukabikora, nta kibazo mwagirana. Ariko igihe muzabana n'Imana, ibihe byanyu n'abapagani muzabona ko mutangiye kubangamirwa. Byanga byakunda, Pawulo yakomeje avuga ngo mu kaga ko mu midugudu, buri mujyi wose ugira ibibi byawo. Pawulo buri mujyi yageragamo yahuraga n'akaga kawo. Hari aho yageraga bakamufunga, hari aho yageraga bakamukubita, hari aho yageraga bakamushyira mu manza, hari aho yageraga noneho ntibanamwegere, bakavuga baturiya muntu afite umuvumo ntimunamwegere. Nshuti zanjye, buri mujyi wose ugira ibibazo byawo. Niyo mpamvu Imana ikangurira abantu bayo kubana nayo cyane, ntibahindurwe n'ibihe. Uyu munsi wa none umuntu muraganira akakubwira ati nkurikije ubu buzima bw'uyu mujyi ndimo, ibintu by'amarangamutima ngomba kubishyira ku ruhande. Nshuti zanjye, abantu bari muri Amerika, mu Burayi, muri Afurika n'ahandi, usanga umujyi ugezemo iyo ari uw'abarakare, bigusaba nawe gushyira iby'agakiza hasi, nawe ukaba umurakare kugira ngo uhangane na situwasiyo. Ariko ntabwo ariko bimeze. Pawulo yaravuze ngo mu kaga ko mu butayu, yagiye aca mu nzira nyinshi cyane, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma. Igihe cyarageze Pawulo atangira no guhura n'ibigeragezo, ibihe bimubera bibi kubera abantu bitwaga ngo ni abantu b'Imana ariko ari abanyabinyoma. Uyu munsi hari abantu baza kudusura, nyamara atari ukudusura ngo nuko turwaye, baje kureba indwara turwaye. Hari abantu baza kudusura ngo batubwire amagambo twavuzwe kugira ngo babone ayandi bajyana. Hari abantu bishyira mu ruhande rwacu ari abanyabinyoma. Hari abantu batwegera nk'abavugabutumwa, hari abantu batwegera nk'abantu bamenye Imana, barangiza bakakubwira bati ndi kumwe nawe, niteguye gufatanya nawe n'iki, ariko ari abantu bazanywe no gutata umudendezo wacu dufite mu Mana. Pawulo rero aba nabo bamumereye nabi kuko bamutezaga idini, barangiza bakamuteza na leta. Nshuti zanjye, mu 27 Pawulo yarakomeje ngo mu miruho n'imihati. Pawulo yaravunikaga, yabayeho mu buzima bugoranye ariko ntibyigeze bimuhindura. Niyo mpamvu ku musozo yavuze ngo narwanye intambara nziza, ibisigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo. Pawulo ati mu miruho no mu mihati, naho yari yaravunitse, yakoreshaga imbaraga nyinshi cyane. Mba maso kenshi, nagiraga inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho nambara ubusa. Igihe cyarageze no kwicwa n'imbeho bizamo, muzabibona muri Bibiliya aho Pawulo yavugaga abwira Timoteyo ngo ugire umwete wo kuzaho undi kandi unzanire umwitero. Byari ikibazo cy'imbeho, yambaraga ubusa, inzara n'inyota, yirirwaga ubusa kenshi. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none hari inyigisho y'ibinyoma ivuga ko nta muntu w'Imana wagira inzara, nta muntu w'Imana wagira inyota, nta muntu w'Imana wakwirirwa ubusa, nta muntu w'Imana wakwicwa n'imbeho, nta muntu w'Imana wakwambara ubusa. Birashoboka. Inyigisho yo kuzamura amarangamutima y'abantu kugira ngo abantu bafane Imana bitewe n'inyungu bayisaruramo z'umubiri, iyo ni inyigisho y'ikinyoma. Pawulo yarakomeje aravuga ngo ariko reka ne kuvuga ibindi.
Pawulo yaravuze ati gukubitwa bwo ibizima nahuye nabwo, ubuzima nahuye nabwo burarura, ibihe byambereye bibi cyane, ariko hari ikintu gikomeye nakunze, ariko ne kuvuga ibindi keretse ko hariho ikindemerera iminsi yose. Pawulo wahita wibaza uti muri biriya byose byo hejuru, biriya bihe byagiye bimubera bibi, ni ikihe kintu cyamuremereye cyane kikamurya umutima? Pawulo ati reka no kugira ikindi kindemerera iminsi, ne kuvuga ikindi keretse ikindemerera iminsi yose, aricyo guhagarikira umutima amatorero yose. Amen. Mu magambo make, ibintu byari ku mutima wa Pawulo bikomeye cyane, nuko Pawulo yifuzaga, yatekerezaga cyane ku bigendanye n'umurimo w'Imana, ibyo bintu akaba ari byo bimutwara umutima. Nimureba neza mu gitabo cya Rusi harimo amagambo akomeye. Rusi, mu gitabo cya Rusi batubwira igitekerezo cy'umuntu witwaga Naomi. Bantu b'Imana, nagira mbabwire ngo Naomi, nk'uko mwese mubizi, uyu Naomi yaciye mu buzima bugoranye cyane, hirya yo guca mu bibazo bitandukanye, hirya yo gupfusha. Murabyibuka neza, Naomi yageze aho apfusha umugabo. Amaze gupfusha umugabo, Naomi aca mu bibazo bitandukanye, apfusha abana. Igihe kiza kugera abakazana be nabo umwe arigendera. Igihe yatahaga rero, abadamu baramurebye. Mu gitabo cya Rusi igice cya mbere umurongo wa 19, abadamu baramwitegereje, barangije baravuga, nuko bombi barajyana bagera i Betelehemu. Bageze abo mu mudugudu bose bahagarika umutima, nabo bagore barabazanya bati uyu ni Naomi se? Aha ni muri Rusi igice cya mbere. Naomi, umuntu w'Imana ariko waciye mu bihe bigoranye. Noneho rero mutega amatwi, Naomi yari yaraciye mu bibazo, ariko ibibazo bimwita izina, ibibazo bituma ahinduka. Mutega amatwi umurongo wa 20, arangije arabasubiza ati ntimukanyite Naomi. Naomi, Bibiliya zanyu hasi biranditse ngo Naomi risobanura ngo umunyagikundiro. Noneho rero Naomi izina yari yariswe, Imana yari yaremeye ko yitwa, agiye kurihindura kubera ibihe biruhanyije yaciyemo. Arabasubiza ati ntimukanyite Naomi, ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Ibibazo yaciyemo byatumye ahindura izina, arangije yitwa Mara. Mara bisobanura iki? Hasi muri Bibiliya baranditse ngo Mara risobanurwa ngo ushaririwe, umuntu w'umurakare, umuntu ushaririwe. N'uyu munsi wa none uzirinde ko ikibazo wacamo cyakwita izina. Umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo ntukavuge uti niki cyatumye ibihe bya kera biruta iby'ubu, ubwenge si bwo buguteye kubaza utyo. Abantu baricara, umuntu akavuga ati ibihe bya kera nibyo byari byiza, kera tukigira gutya, kera tukigira gutya, kera tukigira gutya. Ariko nshuti zanjye, ngewe ikintu kintera kuraje niki? Nuko Imana yabanye nanjye muri ibyo bihe bya kera, yari izi ubuzima narwanaga nabwo n'uburyo ibintu byari byarancanze. Iyo Mana n'uyu munsi wa none iracyahari, n'uyu munsi wa none iracyareba ibyancanze. Ariko ikinyongera imbaraga ni iki? Nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndabizi neza yuko hari icyo Imana yakoze, hari aho Imana yankuye, hari ingejeje, hari naho injyana. Sinkwiye kureba gukumurika itoroshi ngo ndebe uko abandi babayeho, nkwiye kumurika itoroshi nkareba inzira yanjye, nkareba icyo Imana irimo kugenda inkorera. Byanga byakunda, yaba mu buzima busanzwe, yaba no mu by'umwuka, hari icyo Imana irimo gukora. Bari cyo witegereza, ntukajye ushaka guheranwa n'ibihe byahise kandi utazabigarura. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 11, nongeye kubona munsi y'ijuru, mbona yuko aho abantu basiganwa, abanyambaraga atari bo basiga abandi, kandi mu ntambara intwara atari zo zitsinda, ndetse n'abanyabwenge si bo babona ibyo kurya. Mwumva ibihe uburyo biteye ubwoba. N'abajijutse si bo bagira ubutunzi. Abantu benshi bafite amafaranga si uko bize amashuri menshi, ahubwo Bibiliya iratangaje, n'abahanga si bo bafite igikundiro, ahubwo ibihe n'ibigwirira abantu, ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. Ibihe n'ibintu byagwiriye umuntu bishobora gutuma amenyekana cyangwa ntamenyekane, bishobora gutuma amenywa cyangwa ntamenywe. Erega nta muntu uzi igihe cye. Uko amafi afatwa mu rushundura, n'inyoni nazo zikagwa mu mutego, uko niko abantu nabo bategwa mu gihe cy'amakuba iyo baguwe gitumo. Ndababwira yuko ibihe biri imbere yacu biradusaba gutegura imitima, biradusaba gutegura imyizerere yacu, biradusaba gutegura hazaza hacu, kuko ibihe byiteguye guhora bihindagurika. Yeremiya 8 umurongo wa 7, Imana yavuze inyoni zigeze muri enye zidasanzwe zita ku buzima bwazo, ariko zifite ubushobozi bwo gukontorora igihe. Yeremiya 8:7, ni ukuri igishonda abagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacyo. Iyi ni inyoni ifite ubuhanga cyane,
bwo kumenya ko imvura iri hafi kuzagwa, bwo kumenya ko imiyaga igiye kuzaza, ikamenya aho igurukira n'aho itagurukira. N'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabo, byitondera ibihe byabyo byo kwimuka, ariko abantu banjye bo ntibanzi amategeko y'Uwiteka. Bivuze ngo iki? Amategeko y'Imana abantu bayakurikiza abaha ubwenge bwo kumenya imihindagurikire y'ibihe. Ariko uyu munsi wa none intungura, intashya n'umusambi ni inyoni zifite ubwenge cyane, byanga byakunda zikontorora ibihe, zikamenya igihe cyo kwimuka, zikamenya aho imyaka yeze kandi zitarajyayo, zarangiza zikamenya ibihe bigoranye by'abanzi bazo, zikamenya uko zigomba kwihisha, zikamenya uko zigomba kubaka bitewe n'ikirere, niba ari igihe cy'imvura cyangwa ari igihe cy'ubushyuhe, zikamenya uburyo zizimuka ziva mu migabane imwe y'isi zinjira mu yindi zijya guhaha. Ndanyambabwire ngo izi nyoni Imana yazitanzeho urugero, ariko Imana ibabazwa n'uko abantu basigaye barushwa ubwenge n'inyoni. Ibihe ntago bikiri kera. Muri Ezekiyeli 12:26 Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, dore ab'inzu ya Isiraheli baravuga bati, iyerekwa yabonye rizasohora bishyize kera, kandi ahanure ibihe bikiri kure cyane. Mu minsi yashize wavugaga iby'ubuhanuzi, abantu bakavuga ati ibintu muba muvuga nta nubwo bizaba, ibintu muba muvuga nta nubwo bizanashoboka, muvuga ibintu kandi bikiri kure cyane. Ariko najya mbabwira inshuti zanjye, abantu bahumutse amaso bari mu ijambo ry'Imana, murimo murabona yuko iby'ijambo ry'Imana byavuze birimo gusohora kandi ntibigitinze. Nuko rero ubabwira uti, murongo wa 28, nuko rero ubabwira uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kurazikwa. Imana igiye gutuma ibintu byanditse mu byanditswe byera ntibizongera kurazikwa. Imigisha n'imivumo biri imbere y'abantu. Imivumo igiye kugera ku bantu bose banze Imana n'ijambo ryayo, banze ukuri kwayo. Imigisha abantu b'Imana bagiye kuyitangira kuyakira, kuko isi nta mahirwe irimo kutugenera, ariko Imana yacu itwitayeho. Ahubwo ijambo nzavuga rizasohora, niko Umwami Uwiteka avuga. Intambara ku bihe. Muri Daniyeli 7:9 Bibiliya iravuga ngo, nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Imana yiswe umukuru nyir'ibihe byose. Ufite Imana rero nta kintu azatwarwa n'ibihe. Muri Daniyeli 7:25 Bibiliya itwereka inyamaswa yagombaga kugira ibihe ihindura ku isi, kandi nagira mbabwire ngo ubu bwami bwa kane bwashushanyaga Roma bufite ibintu bidasanzwe bwakoze mu mateka y'isi, ariyo mpamvu ibintu bihe birimo guhinduka. Rero bwaba ari ubujiji kubona ibihe bihinduka ntumenye ko Satani afite ubushobozi, kubona ibihe bihinduka ntumenye ko Roma ibifitemo uruhare, kubona ibihe bihinduka ntumenye ko nawe ubwawe ubifitemo uruhare, kubwo kwanga kumvira icyo Imana ivuga. Daniyeli 7:25 haranditse ngo, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho ibihe igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashira. Nshuti zanjye, ibigaragara neza hariya bigaragaza neza yuko byanga byakunda, uretse guhindura ibihe abantu bagategereza yuko umunsi urangira saa 6 za nijoro kandi wagombaga kurangira izuba rirenze saa 12, hari ibihe byagiye bihinduka, hari ibihe byiza byahise bitazongera kugaruka bitewe n'ububasha bwa Vatikani, bitewe hari ibihe byiza byo gusenga abantu batazongera kugira, bitewe n'uko iyi nyamaswa yagize ububasha mu guhindura ibihe n'amategeko. Kandi nagira ngo mbibutse yuko n'aya mategeko murimo kubona arimo guhindagurika, amategeko y'imisengere, amategeko y'imiyobokere, amategeko y'ubuzima busanzwe, ibi bintu byose mubona birimo akavuyo, byanga byakunda Daniyeli 7:25 irimo irigaragaza. Reka mbibutse yuko muri Luka muri Matayo igice cya 7:24 ndetse no muri Luka igice cya 6:47 kugeza kwa 49 tuhabwirwa inzu abantu bubatse, umwe ni umunyabwenge uwundi ni umupfapfa. Bubatse inzu bombi, nureba neza mu gitekerezo bavuga yuko bombi barubatse, bose bazamuye inzu kandi bose barazishimiye. Ariko ikintu gikomeye ni kimwe, umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare, umupfapfa yubaka ku musenyi. Ni igiki cyatandukanyije izo nzu? Ndahamya ntashidikanya yuko nawe wagitekereje, ni ibihe, imihindagurikire y'ibihe. Umurongo wa 25 Matayo 7 haranditse ngo, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Amen. Mu magambo make, inzu yubatse ku rutare ntiterwa ubwoba n'imihindagurikire y'ibihe. Imvura yagwa, imivu yatemba, umuyaga wahuha, byose bikaza bikikubita kuri yo, ntabwo ishobora kugwa. Muri no minsi imvura irimo iragwa,
imivu irimo iratemba, umuyaga urimo urahuha, abantu benshi bafite ibibazo bibarengeje ubushobozi, ariko abana b'Imana ntabwo bazagwa. Twihuta ndagira mbabwire ngo umupfapfa we bya bintu byaraje byikubita kuri iyo nzu, kugwa kwayo kwabaye kunini. Ibintu byose rero muri ino minsi birimo biraca amarenga. Ndashaka kubasomera amagambo akomeye nasomye mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, paje ya 497 akagingo ka 3, ni icyigisho cya 43. Baranditse ngo muri iki gihe ibimenyetso by'ibihe bigaragaza ko duhagaze ku itangiriro ry'ibintu bikomeye. Muri iyi si yacu ibintu byose biri kwivumbagatanya. Ubuhanuzi umukiza yahanuye bwerekeye ibintu bibanziriza kugaruka kwe burasohorera imbere yacu tubureba. Aya magambo arakomeye cyane. Igihe turimo ni igihe cy'ibintu biteye ubwoba ku bariho bose. Abami n'abatware ari bo bari mu myanya ikomeye kandi y'ubuyobozi, abagabo n'abagore batekereza bo mu nzego zose, abagabo n'abagore bo batekereza. Hari abantu badatekereza muri ino minsi. Muraganira n'umuntu, ngira ngo hari akavideo mwigeze kubona, umuntu bamubajije ikibazo arangije ngo nta mwanya wo gutekereza mfite. Mu magambo make, abantu gutekereza kwaratakaye. Ariko muri iki cyigisho baratubwira neza ko abagabo n'abagore batekereza bo mu nzego zose z'ubuzima, abo bose bahanze amaso yabo kubiri kuba ahadukikije, bitegereza imibanire iri hagati y'ibihugu. Ibihugu birimo birashwana, politike z'isi zirimo amanyanga yo mu rwego rwo hejuru, kandi nagira ngo mbabwire ngo nta rukundo ruriho. Isi humanijwe n'abaturage bayo banze amategeko y'Imana. Byanga byakunda urebye imibanire iri hagati y'ibihugu, ukitegereza uburakare bugenda bufata ikintu cyose kiri ku isi. Ibintu byose ku isi birimo birarakara, yaba inyamaswa, yaba ubutaka, yaba inyanja, yaba ikirere, yaba abantu, yaba abaki. Uburakare, ibintu byose ku isi byararakaye, kandi basobanukirwa ko hari ikintu gikomeye kandi kidasubirwaho kigiye kubaho. Babona ko isi igiye kugera mu kaga gakomeye cyane. Se nshuti yanjye, ibi bihe urabyiteguye? Ni ibihe bikomeye cyane, nubwo abantu uyu munsi wa none batabyitaho. Hari amagambo nkunda cyane ari mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa. Igitabo cyitwa Ivugabutumwa ni igitabo kinsobanurira ubutumwa bwiza bukwiye kubwirizwa, n'uburyo bukwiye kuvugwa, n'uburyo ubwo butumwa ibyo bugomba kuba byujuje. Ubu iki gitabo cy'ubutumwa cy'ivugabutumwa kuri paje ya 456, paje ya 456 baranditse ngo niba harigeze kubaho igihe dukwiye kuba maso kandi tugasengana umurava, icyo gihe ni iki ngiki. Igihe dukwiye kuba maso kandi tugasengana umurava, atari ya masengesho dusinziriraho turi ku buriri, atari ya masengesho dusenga dugiye gusengera ibiryo kuko kurya bisigaye bigoye, atari ya masengesho dusenga kubera yuko ejo uzajya gukora ikizami cy'akazi, atari ya masengesho dusenga kuko umugore wawe agiye kujya kubyara kandi ukabuzi ko abyara bigoranye, atari ya masengesho usenga iyo leta yaguhamagaye ngo ujye kwisobanura. Oya, amasengesho y'amarangamutima n'amasengesho yo kwihakirizwa dukwiye kuyavamo. Hano baranditse ngo hari ibintu bigaragara ko ari byiza bizasaba kugenzuranwa ubushishozi no gusenga cyane, kubera ko ari ibikoresho biyobya by'umwanzi bigamije kuyobora abantu mu nzira ijya gusa rwose n'inzira y'ukuri, kugira ngo gutandukanya izo nzira zombi bye koroha. Ariko amaso yo kwizera ashobora kumenya inzira iri gutandukira inzira igororotse, nubwo byaba biri ko kuba mu buryo busa n'ubutagaragarira amaso. Mu magambo make, iki cyigisho kiratubwira ngo iki: Satani agiye gufata ibintu, agiye gupirata ibintu, akora ibintu bijya gusa n'ibintu by'Imana, ku buryo abantu bashobora kuzagendera mu nzira y'imitekerereze yabo bagire ngo barimo baraca mu nzira y'Imana. Abantu bazisanga ku munsi usoza amateka y'isi barapfunditse ipfundo ry'ubuzima bwabo nabi. Ndakwingingira ngo Imana ikubake, ikurinde. Ndagusabira ngo wirinde guhindurwa n'ibihe. Ndakwingingira kugira ngo ukomere, numara gukomera ukomeze bagenzi bawe, kandi umwuka w'Imana amfashe nawe agufashe kugira ngo twe guhindurwa n'ibihe dukomeze tuba abana b'Imana, tumere nka busore, dukomeze kwerekana ko ubwami bw'Imana buri hafi, kandi icyerekezo cyacu dukomeze dutumbire Yesu wanesheje. Mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe nuko uri Imana yiteguye kubana natwe ibihe byose. Ngwino unabane natwe ibihe byose. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho ibintu byose byaguhivumbagatanya.
reka utumare ubwoba, uturinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma duhuzagurika, uduhe kubaka neza, two kwishimira kwirukanka kw'inzu yacu y'iby'umwuka, ahubwo twishimire ko fondasiyo yubatse kuri wowe ubwo ibihe bigiye guhinduka. Uduhe imyiteguro ishyitse. Ndakwinginga Mwami Uwiteka ngo dukure mu kuba abafana b'amadini, ahubwo duhinduke abigishwa ba Bibiliya, tubisabye mu izina rya Yesu.